masaha make ashize mu Nzove hamaje kubera ibintu abenshi bavuze bati burya iyi kipe iyo koko igeze mu bihe bikomeye nibwo biba bigiye gusa nkaho biba byiza, dore yuko wahoze ari perezida wayo Jean Fidel yawe yari yaje kwitabira imyitozo ndetse aje kwihera ijisho abakinnyi bamurera nyuma yuko witwa Tadeo yaramaje kuhagira ndetse namwe mu bandi bakunzi ba equipe ya Rayon Sport. Ni ibintu bimaze iminsi bivuga yuko muri Rayon Sport abasaza batarimo kumvikana, abandi bakavuga bati ibyo ngibyo ntago mwapfa kubyivangamo, nyuma yuko Tadeo yanze wari ugiye kubera cyangwa se washakaga kuba CEO wa equipe nyamara board yamaje kubyemera. Rero abenshi bakavuga bati Tadeo ashaka kuyobora equipe wenyine, abandi bati nyamara Tadeo uwo yashakaga niwe wari ushoboye, dore yuko Tadeo we uwo yamamazaga board yari yamwanze, nyamara board mu gihe yanze umuntu ariko Tadeo we agashaka kumushyiraho, abenshi bakavuga bati ntabwo byakunda. Rero mu myitozo ya equipe ya Rayon Sport yakoze kuri uyu munsi byaje gutungurana, ndetse ubwo wahoze ayobora iyi equipe Jean Fidel ndetse wanayivuyemo abafana benshi bavuga yuko abasenyeye equipe ubwo yazaga mu myitozo ndetse aje kureba equipe, noneho yaje kugaragara ahoberana na perezida uriho cyangwa se perezida w'ubu ngubu Tadeo. Abenshi baratangara bati se kumbi uyu mugabo burya aba bagabo baruzura cyangwa se bafitanye urukundo rumeze gutya. Abandi nabo bati by'abariyo ntago wabyivanga mu burya Rayon Sport iba mu maraso kandi niyo abantu bashwana inshuro zigera muri zingahe, ariko burya iyo bahuriye ku kintu runaka barabanza bakareka match ikarangira ubundi bakaza gushwana nyuma. Ni nyuma yuko abarimo Sadate Munyakazi nabo bagiye bavuga amagambo akomeye kuri iyi match ya Kiyovu Sport. Abandi bati uko bashwana hose ariko mbere ya match ntabwo bishoboka, barabanza bagakina ubundi nyuma ya match bagashwana, ariko iyo bari kuri match baba bashyize hamwe ndetse nta n'umuntu ushobora kuba wabameneramo. Rero abangaba n'abariyo ibingibi ni byagiye bitangaza abantu ubwo Jean Fidel yahoberanaga na perezida Tadeo. Abandi bati n'ubundi ntacyo wapfa kuko bose n'abafana ba equipe ya Murera ku buryo bw'agatangaza, ndetse iyo bashyize hamwe nibwo equipe ya Murera ibasha kubona umusaruro. Ni match y'umuriro, ni match ya Kiyovu Sport yakane yuko igomba gutsinda. Bibutse yuko Ferwafa yo yamaje kwemera yuko mu kibuga abanyamahanga bemerewe gukina ari abanyamahanga 8 ndetse bakagenda bakina cyangwa se ikipe ikabakinisha mu buryo ishaka, yabanzamo bose cyangwa ikabakinisha mu buryo bwo kubasimbuza, ariko abanyamahanga 8 bakaba bose bemewe gukina muri shampiyona y'u Rwanda. Duhurire muri comment utubwire uko aba bagabo wabona muri Miss ndetse nuko ubona Murera cyangwa Kiyovu Sport irimo kwitegura naho imyiteguro yabo iganisha. Duhurire muri comment.